mu rutsinduka from aho bibera TV uyu munsi tukumwe n'umusaza Ngarambe ewana. Muze uraho isinyana zimbwa zanjanye urufunguzo kandi nabivuze ntababwe nibazana urufunguzo je nikingura mu gengeze mu ruko ariko sibabyumva akubwo nakundi nabigenza ikomera. Muze uraho komera waduhakanye tukavugana nta kibazo. Muze ntabwo ndi butinde ndimo ndagenda ariko nifuje kunyuraho ngo musuhuze ume wamana na kino kiganiro nubwo wenda tari buze gufata iminota myinshi. Muze ndimo ndibaza nagira ngo nje hano kukubaza ni iki kigutera kubwira abakobwa babandi ngo ni ingonokera nicyo kintu ngiye kinzanye. Umve mbabwire nta mikino ndimo ndi umusaza ufite imyaka 69. Ariko simuzi kuba uri umusaza nibyo biguha uburenganzira bwo kubwira abakobwa babandi ngo ni ingonokera. Ibyo navuze sinabivanye ku mutima rero reka mbikubwire. Njye ndavuze ngo umukobwa uri kunyumva akakanya umusore uri kunyumva akakanya ndajya nkubwire ngo uri ingonokera. Uri ingonokera nesura cyari imanzi nesura cyari isugi uri ingonokera. Uri ingonokera impamvu uri ingonokera umukobwa uzi neza yuko wabyariye iwabo ni imbarabara. None umukobwa utari isugi umusore utari isugi kandi ikiyoyo bakaba kiri iwabo ukaba utarashakwa cyangwa ukaba utarashaka uri ingonokera. Uri ingonokera. None se muze umukobwa wabyariye iwabo ni imbarabara ni kuvuze sibyo? Imbarabara. Kubera iki uvuga ngo abakobwa babyariye iwabo ni imbarabara? Ariko si amakuru waje ushaka nayo wayabonye taha ariko taha ntago ariko rutino mba nkubwire ubutasi waje hano gufata amakuru sinayagwaye ukagataha amahoro. Genda rero ubwo nayo ngayo nguhaye nayandi ntabwo nyemeza nyurwe muze ko nicyo cyanzanye none ni sana gundumva neza impamvu ituma abakobwa bandi biti ingonokera. Umva nyine nkubwire ngiye imyaka mfite ndayiza ariko nsigaje shinyiza sibyo umukobwa uzi neza yuko atari isugi ni ingonokera. Muze reka nkubaze none kabantu reka nkubaze utari wambaza umuntu atubusugi bwe cyangwa ubumanzi bwe atari yashaka nkandi mbwira ngansubiza ariko abantu bari kugushinza kuri kwitwara namwe ngo urusaza wanduranya koko mwami kazi gitifu amye nyine nsaze nanduranya wo nzasaba zanyime hari ununze se hari umuntu ununze uranunze bambara barawe uranunze bangonokera we kabwera bwe ndasuhuza abapapa tungana ngasuhuza abamama tungana n'umuntu wabyaye wenda gatera inda hanze uwo ngo nagari ngonokera kuko bafite umwana kirazira buriye kwibaraguzwa no je ne sais pas de tampere oui ibyo ndabibabwiye. Muze Ngarambe none se muze ubundi nge ndagira ngo umbwize ukuri ndagira ngo umbwize ukuri ibi bintu turi kumva byaciye abantu ururondogoro urumva abantu bose bihaye Ngarambe kuri ma TikTok ma YouTube channel agiye atandukanye Ngarambe muze Ngarambe muze nababajwe cyane n'uburyo nagiye mbona none abana barimo bagukoraho ibiganiro hari nicyo cyatumye nekereza kuba naza no kugusura navane se uyu musaza ko niba ari byo ko yaba ari gusaza yanduranya muze mbwiza ukuri wowe ubifata gute ubona abana bato bari kukwitaho bivunika mu mutwe cyakunaniriza ubwonko ingonokera imbarabara nibyo nibo abantu bankoraho ibiganiro nta muntu muzima nkoraho ikiganiro kuko niba ndi gusaza nanduranya nibyanze ndi kumara none hari ibya runaka ndi kujya ariko hari icyo bita gusiga inkuru mu bavandimwe mu babanye mu baturanyi abo bareke bamarane bahambane kuko niko babishaka none nkubeshe gusa n'ubundi mu buzima busanzwe narabivuze kenshi ndavuze ngo umukobwa uzi neza yuko atari isugi umusore utari imanzi akaba kiri wabo akaba atari yashaka n'ingonokera byo ni ibyanyabyo kuba waragiye kumanika akaguru ubishaka ahubwo asagira amahirwe ubona umukobwa ufite nyababyeyi nabyeyi bazishingujemo bazimazemo. None Ngarambe ushaka kuvuga iki akabakobwa badafite nyababyeyi? Nta numwe wabona ufite nyababyeyi wenda ufite nyababyeyi nyinshi nebyiri nimwe naga ikibaho
kandi ebyiri zikora amabara ashobora kubyara umwana udafite akaguru akabyara ufite amaboko gusa. Muze ibi bintu uvuga wabitangira gihamya? Dore nuza rero rucaganda hano rugura agire guca byara umwana bitewe nuko yarafite nyababyeyi imwe yaranyereye asigara nindi ubwo yari imwe n'igice abyara umwana aza afite amenya abiri kwa mwami kazi ndavuga se uyu mwana byari afite amenya abiri buri akiri mu nda nyine sajyaga yigambara ariko tukagiye mu macuma cy'amasengesho umwana arangije aravuga avugira mu nda noneho twebwe turajuma tujya niba abadayimoni baba bari kwivuga noneho umugore aravuga ngo hari ikintu kiri kuvugira mu nda ubwo dutega amatwi nk'abantu twagiye gusenga hari kuwa gatanu umwana aravuga ngo munkuremo nese umuntu mwana baramuvanamo ibise bitari byamufata ubwo korode yari husazana umuhoro akatinda amaze kuyikata havamo umwana ufite amaguru ayo atatu havamo umwana wameze amenya ahubwo ari muzima mbona nibwo yakenye ibijumba umwana bahaye ikiruma kagekenya mitambuge nisi yarangiye pe ni mama ibyo mbabwira biriho wazana Diliane akabihamya Donatira nawe yari ahari n'umuhungu wa Korode yari ahari urumva abo bose babihamye na n'ubungu umwana afite ageze imyaka 6 ariko nkubwire cha amenyo yose yavuyemo ameze nk'igicucu niyo mbabwira isi yararangiye mwiga ibizima muze none se Jemba muze n'ikintu mvuga none se muze ndimo ndibaza umwana niwe wavutse afite ibijumba ntago ndi kubyumva ngewe mama ikijumba kwa kuntu bakinisha umwanya bara abagihekenye ngo eko mwami kabano rwase ahubwo ni rurakomeye avutse ako kanya se muze ntago uri kubeshya kimwe mu byo nagiye mbona abantu bavuga byanciye n'abantu rurondogoro ariko rero harimo no kuba uri kubeshya abantu amakuru naguhaye nabe byanayo karindagiye ariko muze wagarutse se cyangwa nabyo mbisibishe jana makuru naguhaye nayo cyangwa nabyo ngira ute mbisibishe ariko nuko nari ngiye kukuvumbura muze oya garuka saza garuka musaza umenya hari abonye ko tugiye kumuvumbura ahita ahise agenda dore turiwe ja yo my name is Sam Rutinduka from Aho Bibera TV ewana nabakunda ciao ciao.